Inshuti bakunzi muteze amatwi Kamera Gospel TV Show, twongeye twaramukije muraho neza. Turabifuriza kugira ibihe byiza by'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Muri iki gihe cya none twizihiza Noheli n'Ubunani by'umwaka w'2024. Imana iduhanamugisha twese. Tugeze ku munsi wa 20, twisegura ko kuri Noheli ntabwo twabashije gutanga ikiganiro, ariko uyu munsi twifuza kugira ngo ikiganiro twamaze gufata kuri Noheli tugifate uyu munsi. Tugeze ku munsi wa 20, ariho ngira ngo twese dusomere hamwe kandi Imana iduhanamugisha mu by'ukuri, kuko niyo yaduhamagaye kandi niyo izagumya kudufasha no kutugirira neza. Tugiye kwiga ku ntego ivuga ngo kwiga gusana imibanire yasenyutse. Imana igira neza kandi Imana ikomeye, turagushimye, uri mwiza kandi uri mwiza gutegereje bose. Turwaye icyoro kubyo ukorera Mana kandi ineza menya ko wakora twebwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe umunsi wa 20, udumugisha wawe kandi icyo gihe ko muri twebwe. Mana, iminsi 40 dufashe kwibamo tunezerewe kandi tukumenya neza agaciro kacu n'ubuzima tubayemo ko ari wowe ubwambiriye. Udumugisha wawe icyubahiro cy'ubutozi mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. 20 rero, Imana yiyunze natwe muri Kristo Yesu kandi yaduhaye umurimo wo gusana imibanire yacu. Iyo magambo tuyabona mu rwandiko rwa Paul yandika Abakorinto ibice 5:18, abanga imibanire myiza iteka igomba gusanwa iyo yasenyutse. Ubuzima twabuherewe ngo tubumare twiga gukundana. Niyo mpamvu Imana ishaka ko duha agaciro imibanire myiza, tugashyira umwete mu kuyikomeza aho kuyireka. Iyo havutse akabazo mu kutumva ibintu kimwe, guhemukirana cyangwa se amakimbirane, mu by'ukuri Bibiliya itubwira ko Imana yaduhaye umurimo wo gusana imibanire yacu. Niyo mpamvu igice kinini cy'isezerano rishya cyahariwe kutwigisha uburyo tugomba kubana hagati yacu. Pawulo yanditse ngo niba hari ibyo mwungutse bwo gukurikira Yesu, niba urukundo rwe hari icyo rumaze mu buzima bwanyu, niba urukundo rwawe hari icyo rwamaze ku buzima bwanyu, niba kuba umuryango umwe mu mwuka hari icyo bibabwiye, mwibwire kumwe, mukundane nk'inshuti zihuje imitima. Pawulo yigisha ko dushobora kubana neza n'abandi ari cyo kimenyetso cyo gukora mu mwuka. Ubwo Kristo ashaka ko umuryango we urangwa n'uburyo dukundana, imibanire mibi ni igisa mu maso y'abatizera. Niyo mpamvu Pawulo avuga bikoreje isoni kumva abakristo b'i Korinto baracitse mu bice bahanganye ndetse bakageza n'aho bajya kwiregana mu nkiko. Niyo mpamvu yanditse ngo biteye isoni, nta munyabwenge n'umwe waba hagati muri mwe wabasha gucira se urubanza. Yatangazwa no kubona mu itorero ryose nta n'umwe wari ukuze bihagije ngo akemure ikibazo cyabo mu mahoro. Muri urwo rwandiko arongera akagira ati, ndabinginga uko bishoboye byose kose muhuze imitima mbane neza. Niba ushaka umugisha w'Imana ku buzima bwawe no kumenyekana nk'umwana w'Imana, ugomba kwiga kubana amahoro. Yesu aravuga ngo Imana ishima abakorera kuzana amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Ubona neza ko Yesu atavuze ngo hahirwa abakunda amahoro, kuko buri muntu wese akunda amahoro. Nta nubwo yavuze ngo hahirwa abanyamahoro, n'abandi batajya bagira ikibakura imitima nabo babaho. Yesu yaravuze ngo hahirwa abakorera kuzana amahoro, abashyiraho imbaraga ngo bakemure amakimbirane. Abakorera amahoro baba bake, umurimo wo kubaka amahoro urushya cyane. Kubera ko waremewe kuba uwo mu muryango w'Imana rero, kandi intego ya kabiri y'ubuzima bwawe ku isi ikaba ari ukwiga gukunda no kubana n'abandi amahoro. Gukorera amahoro ni bimwe mu bushobozi bwa ngombwa wagombye guteza imbere wowe. Agahinda ni uko abenshi muri twe tutigeze twigishwa uburyo bwo gukemura amakimbirane. Kubaka amahoro bitandukanye no guhunga amakimbirane. Tuvugishije ukuri, guhunga ikibazo, gukora nk'aho bitariho cyangwa se gutinya kubivugaho, ibyo ni ubugwari. Yesu umwami w'amahoro yigeze yihunza ikibazo cyavutse, ndetse rimwe na rimwe hari ubwo we ari wasemburaga ibibazo kugira ngo bose bamererwe neza.
rimwe na rimwe ni ngombwa kwirinda amakimbirane, ubundi biba ngombwa kuyabyutsa, ubundi dukenera kuyakemura. Niyo mpamvu tugomba gusengera guhora tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kubaka amahoro ntabwo ari kugusha abantu neza, guhora wemera ibyo abantu bashaka, ugahindura nk'akarago ko ku muryango wihanagurizaho ibyondo, abantu bose bagahora bakugenda hejuru. Ntabwo ari byo Yesu yari afite mu bitekerezo. Hari ibintu byinshi yagiye yanga kwemera, nta na rimwe cyangwa se ntakurwe no kwizima, agahagarara agahangana n'abamurwanyaga. Uburyo bwo gusana imibanire rero, nk'abizera Imana yaduhamagariye gusana imibanire hagati yacu. Dore intambwe ndwi Bibiliya itanga mu nzira zo gusana ubusabane. Uvugane n'Imana mbere yo kuvugana n'uwo mufitanye ikibazo. Uganire n'Imana kuri icyo kibazo, ubanje gusengera iki kibazo mbere yo kugira undi muntu ukibwira. Utazatangazwa no kubona Imana yahinduye umutima wawe cyangwa yahinduye umutima w'uwo mufitanye ikibazo cy'amakimbirane ntacyo wari wakora. Imibanire yawe yose n'abandi yaba byaba myiza kurutaho uramutse uyisengeye kurutaho. Nk'uko Dawidi yabikoraga muri Zaburi ze, ujye ukoresha amagambo ngo winigure, werekana cyangwa se werekeza mu ijuru. Ukoresha amasengesho, winigure werekeza mu ijuru, ubwire Imana ikiniga cyawe, wiririre. Ntabwo itazatangazwa cyangwa ngo irakazwe n'umujinya wawe, akababaro, ubwoba cyangwa se andi marangamutima. Niyo mpamvu ushobora kuyibwira byose ntacyo utinya. Amakimbirane menshi aba ashingiye ku kintu umuntu akenera ntakibone. Nta muntu n'umwe ushobora gusubiza ubukene bw'umutima wawe wose uretse Imana yonyine. Intumwa Yakobo yavuze ko amakimbirane yacu menshi aturuka ku kudasenga. Mbese muri mwe intambara ziva he? N'intonganya ziva hehe? Murararikira ariko ntacyo mubona, ntimuhabwa kuko mudasaba Imana. Aho kureba ku Mana dutumbira abandi ngo abe ari bo batunezeza, nyuma tukabarakarira kuko bataduhaye ibyo twari tubategerejeho. Imana ikavuga iti, kuki mutabanza kuba ari jye musaba? Iteka ryose ufata iya mbere kuba ari wowe wigize nabi cyangwa uwagiriwe nabi, ntacyo bihindura. Icyo Imana ishaka cya mbere kuri wowe ni uko utera intambwe ya mbere. Ntugategereze uwo mufitanye ikibazo ko ari we ugusanga, uba ari wowe ufata iya mbere umusange. Kandi gusana imibanire mufitanye ifite agaciro gakomeye ku buryo Yesu yategetse ko izaba mbere yo guterana. Nibwo yavuze ngo nujya mu iteraniro ugiye gusenga, wajya gutanga ituro cyangwa ukibuka yuko mwene so hari icyo mufite mupfa, usige iryo turo ryawe uhita ugenda ushake mwene so mwikiranure. Ubwo nibwo gusa ushobora kugaruka ugatura Imana ituro ryawe. Iyo ubusabane bwahungabanye cyangwa bukaba bwasenyutse, wihutire gutegura imishyikirano y'amahoro. Ntutinde, ntushake impamvu zo kubyihorera cyangwa ngo uvuge ngo buriya amaherezo nzashyira mbibonere umwanya. Utegure uburyo mwabona nkubone mu maguru mashya. Gutinda nta kindi byungura uretse kongera inzika no gutuma ibintu birushaho kugenda bigira udubi. Mu gihe habayeho amakimbirane, gutinda ntabwo bivura ibikomere, ahubwo bituma urushaho kuba bibi. Kwihutira gushaka umuti bigabaniriza n'ingaruka zo mu bugingo. Bibiliya ivuga ko icyaha hamwe n'amakimbirane adakemuwe cyica ubusabane bwacu n'Imana, kandi kigatuma amasengesho yacu adasubizwa, kandi kikadutera guhagarika umutima. Inshuti za Yobu zamubwiye ngo guhagarika umutima kubera umujinya byaba ari ubupfapfa. Abandi bati ni wowe wigirira nabi kubera uburakari. Amahirwe yo kugira icyo ugeraho mu mushyikirano w'amahoro benshi aturuka ku guhitamo igihe gikwiriye n'ahantu heza ho guhurira. Ntimuzagerageze guhura umwe muri mwe ananiwe cyangwa se yumva yihuta, cyangwa aho abantu bashobora kubarogoya. Igihe cyiza ni igihe mwese mwumva mumeze neza kandi mubyiteguye. Wifatanye n'amarangamutima ya mugenzi wawe, ukoresha amatwi kurusha umunwa wawe mbere yo kugerageza gukemura ubwumvikane buke ubwo ari bwo bwose. Ujye ubanza utege amatwi amarangamutima y'abantu
Pawulo yatanze inama nziza agira ati umuntu wese areke kwizirikana inyungu ze bwite ahubwo yite ku z'abandi. Ijambo sikopos mu Kigiriki ariryo ryahinduwe kuzirikana niryo rivuga amagambo telescope, icyuma kireba kure mu kirere, na microscope ni icyuma kireba utuntu duto cyane. Bivuga ko ureba witonze, wite ku marangamutima yabo aho kwita ku byabaye. Ubanze ugaragaze imbabazi mbere yo gushaka igisubizo. Ntugatangire ubwira abantu kwirengagiza amarangamutima bagaragaza, ubatege amatwi gusa maze ariko Bibiliya iravuga ngo amakenga y'umuntu amubuza kwihutira kurakara, kandi kwirengagiza inabi yagiriwe bimuha icyubahiro. Kwihangana bizanwa no kugira gushishoza, kandi gushishoza bizanwa no kumva icyo abandi batekereza ku kibazo. Gutega amatwi ni nko kubwira umuntu ngo ibyo uvuga bifite agaciro imbere yanjye, ubucuti bwacu bushyize imbere kandi nawe ndagukeneye. Hari amagambo bavuga kandi afite ishingiro ngo abantu batangira kwita ibyo tutazi ko iyo bimaze kumenya ko tubyitayeho. Kugira ngo dushobore gusana neza ubusabane, tugomba kwemera umutwaro wo kwihanganira no gushidikanya n'impungenge z'abandi. Tugerageze kunezeza bagenzi bacu aho kwinezeza, dukora ibishoboka byose kugira ngo tubakomeze. Kwihanganira umujinya w'abandi, cyane cyane iyo udafite ishingiro, n'ubwitange bukomeye cyane, ariko ujye uzirikana yuko ibyo ari byo Yesu yakoze ku bwawe. Yihanganira umujinya udafite ishingiro ndetse urimo n'uburiganya bwinshi, kugira ngo ashobore kugucungura. Ko Kristo atinejeje ubwe, nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Wature uruhare wagize muri aya makimbirane. Niba koko ushaka gusana imibanire yawe, wagombye kubanza kwemera ayawe makosa cyangwa icyaha cyawe. Yesu yaravuze ngo nibwo buryo bwonyine bwo gushobora kubona ibintu neza. Banza ukure umugogo mu jisho ryawe, nibwo wenda uzashobora kubona neza uko utokora igitotsi cyo mu jisho rya mugenzi wawe. Kuko twese tugira uburyo tutabonamo ibintu byose neza, hari ubwo byaba ngombwa ko wiyambaza undi muntu ngo agufashe kubona neza uruhare rwawe mbere yo guhura n'uwo mufitanye ikibazo. Kandi usaba Imana iguhishurire uruhare rwawe nyakuri muri icyo kibazo. Wibaze uti ese ari njye ikibazo giturukaho? Ese naba ntashyira mu gaciro muri byose, cyangwa nkaba ninangiye umutima cyangwa ngendera mu marangamutima? Bibiliya iravuga ngo nituvuga ko tudafite icyaha tuba twishutse. Kwatura birimo imbaraga zikomeye zizana ubwiyunge. Kenshi uburyo tugerageza gukemura ibibazo bikomereza abandi birenze n'uburyo bari bakomerekejwe n'ikibazo ubwacyo. Iyo wanje kwemera urwaye ruhare, bicururutsa umutima wa mugenzi wawe kandi bikagabanya ubukana bwo guhangana, kuko ubundi aba yiteguye ko ugiye kwiregura. Ntugerageze kwiregura. Iyo wanje kwemera ubwawe ruhare, bicururutsa umutima wa mugenzi wawe kandi bikagabanya ubukana bwo guhangana, kuko ubundi aba yaje yiteguye. Rero ntugerageza kwiregura cyangwa kwivanaho icyaha ngo ugishyire ahandi. Wemera bikuye ku mutima uruhare waba waragize muri ayo makimbirane, washyireho amakosa yawe kandi uyasabire imbabazi. Uhangane n'ikibazo aho guhangana n'uwo mugifitanye. Ntabwo uzigera ukemura ikibazo cyawe niba ushishikajwe no kwerekana umunyamakosa uwo ari we. Ugomba guhitamo. Bibiliya iravuga ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari, ariko akarimi gatyaye kabyutsa uburakari. Ntabwo uzigera wumvikanisha neza ibitekerezo byawe uvuga nabi. Nuko rero ujye utoranya amagambo yawe wigengesereye. Igisubizo kirimo ineza gihora kiruta kure kuninurana. Nuvuga ibintu usa n'urega, uwo mufatanyije ikibazo azasubiza yiregura. Imana iravuga ngo umuntu ufite umutima w'ubwenge usheshe akanguhe azamenyekanira mu kuba umunyamakenga. Uko amagambo ye arushaho kuryoha, niko azarushaho kwemeza abandi ibyo babwira. Kubyina ku mubyimba ntacyo byungura. Ntabwo uzigera wemeza mugenzi wawe iyo umushihura. Mu gihe cy'ubwumvikane buke hagati y'Abanyamerika, abakomunisiti bise intambara y'ubutita, impande zombi zemeranije
ko hari intwaro zitazigera zikoreshwa kubera ko zari zikabije kubakirimbuza. N'uno munsi hari intwaro z'uburozi zaciwe, kandi n'umubare wazo kandi intwaro za kirimbuzi bari kuwugabanya bakazisenya. Gushaka ubusabane ugomba gusenya intwaro zisenya imibanire myiza, zirimo guca imanza, gupfobya, kurenganya, kwita amazina mabi, ibitutsi, kubyina ku mibyimba, gucyocyorana. Paul abivuga neza muri aya magambo agira ati, ijambo ryose riteye isoni ntigatwe mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo muvuge ibyiza bikomeza abandi, bikabaha ibyo bakeneye, bityo ibyo muvuga bizagirira neza ababumva. Ugerageze gutunganya urwawe ruhande. Pawulo yavuze ngo murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Amahoro aboneka hatanzwe ikiguzi. Rimwe na rimwe bizadusaba kwiyambura kwiyemera kwacu, ubundi bizadusaba kutirebaho kugira ngo wubake imibanire myiza, ukore byose ngo wibombarike ku bandi kandi ushyire imbere ibyo bakeneye. Amwe mu magambo Yesu yavuze yerekana abahiriwe abo ari bo mu buryo burambuye, yavuga ngo urahirwa niwereka abantu uburyo bashobora gufatanya no kurushanwa cyangwa kurwana. Ubwo nibwo uzamenya neza uwo uri we by'ukuri, kandi ukabona umwanya wawe mu muryango w'Imana. Ushyira imbere ubwiyunge kuruta gukemura ibibazo. Byaba ari ukwibeshya utegereje ko abantu bose bazabona ibintu kimwe. Ubwiyunge butumbira imibanire myiza, naho gukemura ikibazo bigatumbira amakimbirane yabaye. Iyo dutumbiriye kwiyunga, ikibazo gitakaza ubukana ndetse kikageza aho gitakaza uburemere. Dushobora gusana imibanire yacu ukabona niyo twananiwe. Gukuraho ibidutandukanya. Hari kenshi abakristo baba bafite ibyo tutumvikanaho cyangwa se badutegerezaho kimwe. Nta buryarya burimo,